akora ibitangaza twe tugatangara, we ntajya atangara kuko ari we gitangaza. Akora ibitangaza twe tugatangara, we ntajya atangara kuko ari we gitangaza. Akiza abarwayi bo bagatangara, we ntajya atangara kuko ari we gitangaza. Akora ibitangaza twe tugatangara, we ntajya atangara kuko ari we gitangaza. Aruhura abarushye bo bagatangara, we ntajya atangara kuko ari we gitangaza. Akora ibitangaza twe tugatangara, we ntajya atangara kuko ari we gitangaza. Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Hari igihe rero abantu tujya twishuka uko bwije n'uko bukeye, buri muntu agahora yishuka ati ndi intungane, buri muntu agahora yishuka ati ndi mu nzira y'Imana, yaba aguye mu cyaha akagira gutya akavuga ati ndakijijwe. Kristo Yezu akuzwe. Kwitwa umukristo biroroshye, ariko kuba we birakomeye. Ese nkwibarize, umunyabyaha ninde? Umunyabyaha ni umuntu wese wakoze icyaha, cyangwa se ni abantu bose bakoze icyaha. Intungane se yo ninde? Intungane ntibaho. Intungane kuri iyi si ya Nyagasani ni umuntu wese w'umunyabyaha uhora yihana. Umurokore se ninde? Ushobora kwicara uti ndi umurokore, ushobora kwicara uti narakijijwe. Umurokore ninde? Umurokore ni umuntu w'intungane. Kwitwa umukristo biroroshye, ariko kuba we birakomeye. Ese wowe wo murokore koko uri intungane? Kristo Yezu akuzwe. Urusengero ni iki? Urusengero ni inzu y'Imana. Urusengero nawe urabyemera ko ari inzu y'Imana? Urusengero kuri wowe ni iki? Urusengero se rw'abarokore ni iki? Urusengero rw'abarokore ni inzu y'abantu b'intungane. Ese nibyo koko? Ibaze nawe, nanjye nibaze, wisubize nanjye nisubize. Ese koko abarokore bose ni intungane? Ikigeretse kuri ibyo, urusengero rw'abarokore ni ubwato butwara abanyabyaha bose aho bava bakagera. Ese urabyemera? Ibaze kandi unisubize. Ubu bwato buzatwara abanyabyaha bose buzabageza he? Bushobora kubajyana mu nzira y'Imana, cyangwa se bukabajyana mu nzira yo kurimbuka. Bushobora kuzabageza mu ijuru, cyangwa bukazabageza mu muriro. Wowe uba uri hehe? Urashaka gukizwa? Urashaka kujya mu barokore? Cyangwa se urashaka kwitwa umukarisimatike? Buriya abakarisimatike ni abanyengabire. Abakarisimatike ni nk'abarokore. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni urusengero rw'abarokore cyangwa se ni abarokore nyabarokore, ahubwo ndavuga abantu b'intungane. Ushobora kuba uri umurokore, ushobora kuba uri umukarisimatike,
urimo neza cyangwa urajijisha, ariko icyaba cyiza ba mu byo urimo ubibemo neza kugira ngo uzabiboneremo ibihembo bigukwiriye. Kristo Yezu akuzwe. Bishobora kukujyana mu ijuru cyangwa se bikakujyana mu muriro. Usambanye wese rero akagira gutya, niba ari umukatolike arahita yirukanka ako kanya mu barokore. Nasenze ubu ngubu rwose nihannye byarangiye, nakijijwe. Mumbabarire, narabibabwiye kandi nzaguma mbibabwira. Nk'uko twagiye tubireba buri munsi, muzi ko nababwiye ko roho mbi iyo ivuye mu muntu itagenda buhere, ahubwo ibungera ku butaka bw'agasi. Iyo rero igize gutya ikibwira ngo reka nisubirire aho navuye, ikagenda ikajya muri wa muntu yavuyemo, ngo isanga hakubuye neza, noneho ikagenda ikazana roho mbi nyinshi ziyirushije amakare, zikaza noneho imibereho ya nyuma ya wa muntu ikarushaho kuba mibi. Ibaze rero nawe uri mu busambanyi, ibaze uri umujura, ibaze uri umwicanyi, uri umurozi, uri iki, ugize gutya ugiye kwikinga mu barokore ngo ndi intungane, narakijijwe. Ni ukuvuga ngo rero cya gihe noneho bya bindi wari urimo, ya shitani bigusanzemo, izana n'izindi nyinshi. Noneho niba wari umusambanyi ukaba umusambanyi ruharwa, niba wari umujura ukaba umujura ruharwa, ariko wa wundi noneho unabeshya, wa wundi wihishahisha kugira ngo batamubona, ariko amaherezo ya wa muntu aba mabi. Amaherezo ye yose aragenda agahinduka mabi cyane. None tugane he nshuti? Tujye mu barokore nibwo tuzitwa ko turi intungane? Tuba abakarisimatike nibwo tuzitwa ko turi abakristo? Ibaze kandi wisubize, isuzume nanjye nisuzume, aho kugira ngo tujarajare, ubanze ufate umwanya wo kwicara witekerezeho, urebe neza inzira yawe, ushake amaherezo yawe. Uri umuntu, nanjye ndi umuntu, kandi nta n'ikintu wabihinduraho. Uko wabigenza kose, niba uri umuntu, ntabwo bizakuraho ko uri umuntu, kuko umuntu ahora ari umuntu. Ya roho mbi igihe izaba yakuvuyemo ikagenda, nawe ukishuka ngo nabaye umurokore, ntiwihanire kureka, icyo gihe ya roho mbi n'izizazana n'izindi nyinshi bifite amakare. Dukora iki? Nta kindi, ni ya gahunda yo kwihana, kandi tukagerageza kwihanira kureka. Kristo Yezu akuzwe. Niyubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka, igabire roho z'abantu bose, uziyobore inzira y'ijuru. Cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabare roho ziri mu purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Amina. Mariya utarasanywe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.